komera. Amen. Tugiye gusengera kwizera ufite Ndizeye. ntabwo wongera kuribwa. Amen. Nimba wizera itariki 20 zingahe nenye gatatu none ni 24 sibyo umva 23 n'ubundi amaze ukwezi n'umunsi umwe rwaye sibyo izi tariki Imana yagukiza ukongera ukamererwa neza ukarya bikemera. Nibutse mu gihe cyashize batuzanye umudamu umwe yari amaze imyaka 4 atarya ibintu byose ari yabiruka. Twaramusengeye hano tumaze kumusengera tumuha ibyo kurya ararya ubu yarabyibushye ameze neza. Ndizeye ntashidikanya ko Imana igiye kugukiza. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibintu bisa nkaho bigutondagira byinshi bikaza bigutondagira nkaho ari nk'utuzukira nabyo birahunga ntago bizongera. Imana ihabwe icyubahiro. Mutuge ibiganza hano mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana natubwiye ngo uduhaye umugisha abarwayi bose bazakira. Uyu muntu yari afite uburwayi buremereye kuko n'uyu munsi ntagomba kuba yawugejeje agomba kuba yarapfuye. Bari mu gihe ahubwo cyo kwitegura by'ibiriyo n'ibindi bitandukanye. Uyu muntu hari ibintu byinshi yakoze mu nzu yawe, hari ibintu byinshi yakoze mwana. Uyu muntu afite ubuhamya bwisa, niyo mpamvu tubuhereyeho mwami tuvuga ku buhamya afite. Hari igitangaza wakora akava hano muri Kimisagara agenda ari muzima mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo yongera kuribwa. Lete sopi Josike tubuje iyi ndwara. Aba badayimoni baje bakamukubita hasi bakamubuza amahoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ihambaye, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, Imana nkuru. Uri Imana ishobora byose, uri Imana nkuru, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka. Twagiye tubona neza yawe n'ubuntu bwawe papa. Urashoboye, uri Imana ishoboye. Rite sope anisozike ayivoriposike orene sozike. Rinete sozike ayivoriposike. Arinite sozike. Iki kintu cyamugiyemo cyakiri mu buzima bwiwe kimeze nk'ingashire iri mu nda, kimeze nk'igiceri nagisoye mu izina rya Yesu Kristo. Repate sosike ayivori prozike. Ndatangaza amakuru yuko akize mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Imana ziganze mu kimano uganze. Urite sosike papa, haguruka haguruka. Kuraho uyu mupira kandi akanamunda yabisanzwe. Hari ikintu kirimo wumva, urumva ukiri kuribwa. Tugiye gushima Imana. Reka nkubwire, genda utangire urye, Imana iragukijije. Ntabwo wongera kuribwa, ntabwo wongera ibintu byose urarya, ntabwo wongera kuruka. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Lopite sosike. Ndagushe kumukijije uburwayi bwari buri mu nda yiwe. Urakoze kwa igitangaza ukoze. Ndagushimiye mwami ko uburwayi busohoye. Lopite sosike ayinivoma ale Josike. Akabaronsa ubuzima ukabumukire neza. Ndagushimiye Imana ko igitangaza ukoze none iteka ryose. Amen. Tangira ugenda genda wumva, genda genda wumva, genda genda wumva. Garuka wumve. Tubwire ibintu byatumaga ushya uracyashya.
byarangiye dukomere Imana amashyi menshi.